Alice waje ugenda neza Alice umuntu mukuru nkagenda atareba hajya Alice ibaze yo ntabahano uzi ko buguye ugakomereka Lewe sina kibazo meze none reba ukuntu hano haranamanuka wari kwitugwa sinzi uko ariko umeze neza ariko nta kibazo ugize Ngiye meze neza wese umeze neza nanjye meze neza ariko ubutaha ujye ugenda ureba neza sibyo utazagwa sibyo yego okay ngiye nanjye meze neza ngiye ndagiye sibyo ubwo umeze neza nibyo nashaka kumenya nta kindi none se nyine nice urambonye reka Alice ntabwo ari we narinje kureba ndagusabye ibyo narinjemo birarangiye ahubwo ngewe ni amasaha y'akazi urabizi ngiye mu kazi ndakwinjiza ugeze hano gute Lewis wanyumvishe ndakwinjiza Lewis twaganira Alice ndagusabye reka nigendere ku mahoro ndabigusabye sibyo reka nigendere yaba ari wenje kureba nari kuba nkubonye ntabwo ari wenje kureba njyari ibyo narinjemo nyine uje mu biki Alice ndabizi nagwanira Lewis wambabariye ukanye Alice ndagusabye reka mama ho Lewis none se Lewis niba utari kubeshya uje hano uje gukora iki ubuse ni ibintu bihuriranye kuba unsanze mu rugo na n'uyu munsi uracyari kureba filime The Homeless Girl hafi na episode 40 kugeza bageze no kuri episode ya nyuma finale ariko nta kintu cy'ingenzi wari bwamenye kuri iyi filime uretse kubyuka wowe ukavuga ati reka ndebe yuko episode yasohotse reka ndebe ko yasohotse ngo meze nirebe ino filime ariko ibyo ntibihagije mugenzi wanjye ntabwo ibyo byose bihagije kuba wahita uvuga ati reka ndebe filime nyirangize se filime kuba uyirangiza ubizi gute ko itabikuyobya cyangwa se ngo igire ikindi kintu kibi yabigukorera ndashaka rero kugira ngo tubyanze tubyumvikaneho tubiganireho tubyansure tunabyanzike ariko ubanze umenye ino filime The Homeless Girl ino filime rero ikomeje kugenda ikundwa n'abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko usanga abantu benshi bayikunda nta makuru bayifiteho uno munsi ushobora kuba ugenda usacinga kuri Google ngo dushakira amakuru ya filime The Homeless Girl usacinga kuri YouTube ngo ama episode atandukanye ariko uno munsi stop rekera gusacinga rekera kureba ibintu byinshi usacinga ngo ushaka amakuru ahandi uno munsi twayazanye twaje kukubwira neza bimwe by'ingenzi ni nyuma yo gusabwa n'abantu benshi batubwira yuko tugomba kuba hano makuru tukabwira byose kuko ngo kuri episode byonyine badafiteho amakuru ngo ntabwo ibyo byabashimisha cyane ngo ntabwo byabahindura ubuzima cyangwa se ngo bitume filime baryohera cyane nkuko jewe Jogisinerami naza nkibabwira neza rero nyuma yo kwakira ubwo butumwa butandukanye kuri Facebook, WhatsApp, Twitter na Instagram nahise mvuga ati aba bantu ni benshi bagira muri mu bantu igihumbi reka nze byibura mbategurire n'abandi babonereho rero nawe nimba utigeze unyandikira buretse kugenda ugiye kumva noneho imva n'imvano iyi filime rero yitwa The Homeless Girl uyu munsi bakomeje kugenda bakataza hafi episode ya 40 barenda kwigiraho ndetse barenda no kuyirenga kuko ushaka banavuga yuko bazagira finale muri episode nyinshi cyane kuko nibabona ko ino filime irimo agenda inaryohera abantu benshi bazakurana season ya kabiri rero mugenzi urumva ko filime ifite igihe kinini urumva ko filime ufite igihe kinini cyo kwireba gusa ushaka kuba uri umunyeshuri ariko nanone ushaka kuba utari umunyeshuri nimba uri umunyeshuri nicyo gihe cyo kumenya no makuru nimba utari umunyeshuri nawe nicyo gihe kandi ni nawe byoroshye kuba wahita uyireba kuko ayo masezoni yose azaza uri aho ngaho utegereje kuyireba rero ikintu ngiye kukusaba wowe nako tega amatwi wumve iyi no filime The Homeless Girl ni filime ikinamwo abakinnyi batandukanye b'inzobere mwagiye mubona kuri filime zitandukanye iyo mwagiye mukora nk'umukire w'umiliyoneri ariko uno munsi muri The Homeless Girl harimo abakinnyi bita uwo bita ngo Kaberuka Dani uwitwa Nana uwitwa Tricia ariwe kibasumba nyine uwitwa Alice Danica uwitwa Mama Lewis ndetse na Lewis na Lucky ndetse n'uwitwa Honorine rero aba n'abakinnyi bagenda bayikinamo abandi tuzagenda tubamenya nyuma ndetse bazagenda baniyongeramo bitewe n'uburyo rero role irimo agenda isa abantu benshi ariko uno munsi
ikintu cy'ingenzi tugiye kuganiraho, tugiye kumenya se ino filimi amakuru y'ingenzi ya hafi amwe yatuma umuntu ayireba akumva arayikunze n'ayahe. Ese kuba ureba filimi ukumva yuko urimo urayireba kabisa, uri kubona ari nziza, ibyo birahagije kuba wakumva ko ari byiza? Wapi, banza wumve nshuti yanjye, nanjye niyo mpamvu nabibyukiye nkabizindukira. Filimi The Homeless Guy ni ukuri ni filimi yahanzwe cyangwa se ishyirwaho kugira ngo bakore zino mission ebyiri z'ingenzi. Gusa ni nyinshi ariko izi z'ingenzi. Filimi yahanzwe kugira ngo ifashe abantu kuba bamera neza, bakavuga ati reka tujye mu rukundo cyangwa se duhure n'ibibazo ariko tubyihangane. Ngira ngo nimba ujya ubona uburyo Alice Aroringa akina filimi ziwe, usanga harimo ubwitonzi bwinshi, harimo kwihanganira ibibazo cyane, ukabona yuko ababazwa cyane n'ubuzima arimo, ubuzima butoroshye, ariko bikaza kurangira n'ubundi aho aje guhura n'ikintu kibura kimukura muri ubwo buzima, kigatuma nimba nawe wihebye uri nko ku muhanda uvuga ati ese ngiye nzaba mu buzima bwiza cyangwa se Imana ndemeye giye kuba hano, kwicara hano ku muhanda cyangwa se kuba mu buzima bubi paka ngiye mu ijoro njyanye n'abandi wenda bibereyeho neza mu isi cyangwa se sinanarigemo. Ugasanga arimo ariheba, arimo aratonganya Imana buri munsi, arabwira ati Mana kuki wakoze bino. Rero Alice akina agira ngo yereke abo bantu bari mu ibyo bibazo, abereke yuko burya nubwo bari mu ubwo buzima bubi, hari igihe Imana yubura amasezerano, ntabwo iba yarakwibagiwe, ahubwo haba hari igihe kitaragira ngo ugere hahandi hanyaho Imana igushaka. Rero igihe iyo kigeze ikujyana ahantu heza nko kwa Raki hari Alice ari, nko kwa Lewis Alice yabanze kunyura, nubwo ibibazo bitabirangiye, kuko isi yacu ntago ibereyeho kuba nta kibazo ifite, ntago ibereyeho kuba ari isi ya nyayo itagira ibibazo. Nubwo waba mu ibyo bibazo igihe gito, jya witegura yuko n'ubundi ushobora kuba wabisubiramo bitewe n'impamvu runaka. Icyo ni icya mbere. Rero icya kabiri, mission ya kabiri ino filimi yahangiweho kugira ngo bafashe nanone abantu bareba ino filimi bakomeze urabizi nk'urugero iyo turi kwidagadura nta filimi dufite tureba, usanga nta biruhuko, nta kuruhuka mu mutwe dufite, usanga turimo turareba n'ibintu bidahesha Imana icyubahiro, bidahimbaza Imana. Ugasanga turi kureba amashusho y'urukozasoni, turimo turareba video zitukana, turimo turareba bubuteshwa ku mbuga nkoranyambaga, turimo turumva amakuru y'ibihuha. Ariko ino filimi yagiyeho usanga abantu benshi bagiye bahinduka, bakavuga ati buri munsi nimba nzajya ndeba episode bizajya bigabanya umwanya nakaza ku mateshwa, ku magambo adahesha agaciro abantu ndetse n'Imana kuri YouTube, kuri social media zitandukanye. Ino filimi rero yagize umusaruro ndetse igira n'uruhare mu gufasha abantu benshi kuva mu bintu bibi bakunda kurebera muri interineti, kuva mu biyobyabwenge bakunda kureba kuri interineti. Kuko usanga nk'iyi filimi iyo yasohotse ntago twari bwabone bari kunywa inzoga, banywa itabi cyangwa se banywa iki. Ni filimi bitonda bakavuga ati ewana yewe ndayandika neza buryo ino filimi itazamwo ikintu kibi. Rero inzoga murabizi kibata abantu benshi, nabo baba babitekereje bakavuga ati ese nidushyiramo inzoga, kuko nuko twe tutashyiramo rero ivuga yuko inzoga nyine hari ukuntu imeze bayinywa harimo abarara. Wapi, bo bazi gutekereza ku bintu, bazi ubwenge ahubwo baravuga ati reka twebwe tubitekerezeho, nidushyira itabi hano cyangwa se inzoga hano, umwana wa hariya ku Kacyiru, umwana wa hariya Gatsata tureba, umwana wa hariya Bugesera, umwana wa hariya Rusizi cyangwa se wa Gakenke, aho utuye hose umwana uhari ureba The Homeless Guy episode zitandukanye, baba bavuga yuko uwo mwana ashaka kuba yararwa n'ikintu kibi abonye mwaho ngaho. Niyo mpamvu rero bahora bita ku mashusho meza ndetse no ku bintu byiza. Ese ni kuki tutababona bakoze amafilimi asa nk'ayagaruka ku bintu nyine byo gutongana? Wapi, baratekereza, ahubwo bashaka kugira ngo bavuge yuko cyangwa se berekane yuko nubwo baca mu buzima bubi, ibintu byo gutongana cyangwa se ibintu by'inuza babicisha mu rundi ruhande, ku buryo filime ubona yuko yajemo nyine imico itari myiza, ku buryo iyo mico ariyo bagendaho bahindura, ariko ukabona ko n'ubundi filime ikomeze kugenda iryoha. Nicyo gituma rero ino filime ikomeza kuguma ku mwanya wa mbere ndetse n'uwa kabiri muri filime zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda bya buri munsi. Ibaze nimba filime yuzuza 150 ku munsi umwe cyangwa se mu minsi ibiri, wibaze nimba basohora episode buri munsi mu minsi 30 igize ukwezi, usanga bano bahungu n'abakobwa, bano bagore n'abagabo bafite miliyoni 6 binjiza mu kwezi. Ibaze ayo mafaranga, ibaze izo views n'abantu baba barebye, baba barushije abahanzi bakora amakoti atandukanye.
ugasanga rero aba bantu bari ku mwanya wa mbere, bari ku mwanya wo hejuru, bazi ibyo bakora ndetse bazi na tekinike. Rero ikindi gituma tunabakundira filimi zabo, ubona yuko bano bakobwa, abahungu bakoresha wenda amashusho meza, bari ahantu heza, bakora inzu ifite dekorasiyo, icyo bita itano decoration, ugasanga rwose bose mu nzu bahateguye hameze neza, aho bari hafite isuku ndetse ukabona ko ari ibintu byiza. Gusa ikintu tutajya tubabonaho simwe, burya ntago bose baba bafite ibintu byiza, nta kintu wabanenga, nuko tutajya tubabona mu busitani. Nimba ureba filime de Inzira y'umusaraba, ni filime nayo abantu bakunze kureba ari benshi, rero ubona ko bo bajya no mu busitani bakajya ahantu hanze mu tujaride, ariko bano ntabwo bajya mu tujaride, ariko usanga ko bibanda mu nzu, nubwo mu nzu haba harimo imyiteguro myiza, ubona ko ari ibintu byiza. Rero nshuti yanjye ndagukunda cyane, njye nitwa Jogisine Rami, ntago nzongera gusinzira kuryama nzi yuko muri aha ngaha mukeneye amakuru, muri aha ngaha ndetse mukeneye no kumva byinshi by'ingenzi kuri filimi zanyu, mukeneye kumva byinshi by'umwihariko ndetse by'ingirakamaro kuri filimi mukunda cyane, aho rwose mukomeza kugenda munyandikira mumbwira ati duha amakuru Jogisine turashaka. Rero niyo mpamvu mvuga ati hoya ntabwo ngomba kujya kure, ndabakunda cyane, nanjye muri ab'ingirakamaro kuko iyo mbafite numva merewe neza. Reka nkubwire ngo kanda subscribe, ni ukuri ndakwinginze pe, ntabwo wabyumva. Ndashaka ko uzajya ubona filime zose zajya zituruka kuri Press Vision Films, filime zose zajya zisohoka nziza kuri ba Alice na ba Cedric na ba Dani n'abandi batandukanye. Ndashaka ko uzajya ubona amakuru y'ingenzi, ubusesenguzi bw'ingenzi bwa nyabwo, apana kugenda wirukanka ku macano atandukanye. Kanda subscribe rero, ukande na like, nurangiza ujye muri comment wandika uko ubyumva. Ngenda gukunda cyane rwose, uri uw'ingirakamaro.